Nshuti wowe udukurikiye uri mu mpande enye z'isi, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, ndagusuhuje gira amahoro kandi Imana igumize ikurinde aho uri hose, njye mugiye kubana mu kiganiro nitwa Niyonsenga Emmanuel, iyi ni Igisobanuro TV mugiye kumviraho ibi biganiro, tugiye kubagezaho bimwe mu byo wareberaho ukamenya ko telefone yawe yaba itaribwe, yaba idahuje na telefone y'undi muntu ngo ube wumvirizwa cyangwa se amabanga yawe aba ajya ku wundi muntu wowe waba utazi, dore ko cyane cyane ibi bireba abagore ndetse n'abakobwa kuko abasore n'abagabo nibo bakunda kubikora cyane. Uti bimeze gute, wabigenza ute? Kurikira iki kiganiro ntuteruke akantu na kamwe, ubundi urajya gusoza uzi neza kandi usobanukiwe uko ibi bintu bikorwa, uburyo wabyirinda ndetse n'uburyo warinda telefone yawe kuba yakwinjirirwa ubundi umuntu akajya kumviriza igihe ashakiye. Ikaze tugende. Telefone yawe genda ahantu bandikira cyangwa se bahamagarira, nuhagera ujye ahantu uhamagarira nk'uko bisanzwe. Aha njyewe nahageze, nurangiza wandikemo akanyenyeri zeru zeru kabiri urwego. Iyi kode ni kode ikomeye, ni kode bakwibiraho, ni kode ivuze byinshi, ni kode y'amateka mu kwiba amakuru ya muntu. Ariko mbere y'uko tugera hano, hari ibintu byihutirwa wakagombye kuba nabanza kukwigisha mbere y'uko twinjira muri ubu buryo, tubanje guca kuri telefone yacu. Nk'uko twababwiye, andika akanyenyeri muri telefone yawe zeru zeru kabiri, nurangiza wemeze. Numara kwemeza baraguha aka kamesaje ureba, nurangiza uzamuke hejuru bakwereke aka kantu hano hari phone service, hano hari Airtel forwarding all calls, wenda we ni MTN wemezeho. Nurangiza ujya ahantu handitse call forwarding, numara kuhajya muri call forwarding urabasha kubanza kugenzura ibirimo. Nkanjye hano harimo nimero zitandukanye, kanzibereke. Izi nimero zigiye ziba ziri hano, izi ni nimero zanjye ziba zirimo. Nawe nusanga harimo nimero umenye ko iyo nimero ikumviriza. Uburyo rero uri bubikuremo ni uburyo bworoshye cyane. Icyo usabwa ni ugukurikira video kandi ntutarukeho akantu na kamwe. Ikirenze ibindi wandike muri comment ikintu ushaka ko twazawukora muri video yacu y'ubutaha. Ubutaha tuzabagezaho uburyo wakuramo iyi kode igakoreshwa mu buryo ukuramo abantu bose baba barahujwe na nimero yawe, kandi ku buryo bwizewe, ku buryo nta muntu upfa kongera kukumviriza gutyo gusa, kuko nawe ubwawe wajya ubiverifiya ukoresheje buriya buryo. Niba utanyuzwe cyangwa se hari ikindi ushaka kubaza, andika muri comment, ubundi duhite tumenya icyo tuzawukora muri video yacu itaha.